amafufu n'amafaranga bigufubike kandi tugushimire ko wakoze subscribe. Ngewe nitwa City Hunters ni njyenyine mu kiganiro ndi kumwe n'umushumba wa Bohoka Ministry kwisi hose. Imana iramuhamagaye iramutoranyije imusiza amavuta ngo arabagirane abwira abantu butumwa bwiza binyuze mu nyigisho zo kubohoka. Meze neza Apotre? Meze neza ndashima Imana. Yego resmo urasa neza. Bakoze cyane mushumba Imana y'umugisha. Agasura dufite ni Yesu. Ako gasura dufite. Ni Yesu pe. Ni Yesu ni ubigiramo uruhara akoresheje abantu be. Baroni na Bahuri. Imana ibampera umugisha. Baroni na Bahuri. Hari abantu batazi Baroni na Bahuri. Tuba turi kuvuga twebwe amaterime yo muri Bibiliya no mu mwuka. Baroni na Bahuri nabagabo bajyaga bafata amaboko Mose. Iyo Mose yajyaga ajya ku rugamba, iyo abayisiraheli bajyaga bajya ku rugamba, Mose ngo yamanikaga amaboko. Noneho kumanika amaboko mu mwuka niho kubasengera cyangwa gukora ibindi biri batere morale na motivation kugira bazatsinda. Noneho ko Mose yakoraga amanitse amaboko ngo yaje kugira harananirwa. Mose yamanura amaboko abayisiraheli bagatsindwa. Yayazamura bagatsinda. Imana ishimwe. Mose goza kugira harananirwa, anani urumva abayisiraheli byabagendekeye gute baratsinzwe. Ibintu byose bajyagamo barafeiringaga ntago byagerwagaho. Baza kwigira inama baravuga batari ko iyo Mose yamanitse amaboko dutsinda, ko iyo Mose yamanitse amaboko tukajya kubyara dutahana abana, ko iyo Mose yamanitse amaboko tujya gushaka akazi tukakabona, ko iyo Mose yamanitse amaboko haleluya tugenda tukajya gucuruza tukunguka, ko iyo Mose yamanitse amaboko tujya gukora akazi kose tubonye tukavana nk'umugisha, ko iyo Mose yamanitse akaboko dukora ingero tukazisohoza amahoro. None Mose akaba ananiwe tubigenze dute? Baricara bajya inama. Bamaze kujya inama hayitoranya nk'abagabo babiri uwitwa Aroni na Huri. Barangije ngo umwe afata ukuboko kumwe n'undi afata ukundi. None bagahora nyine bayazamuye. Abayisiraheli bajya ku rugamba bagatsinda. Imana ishimwe. Uyu munsi wa none rero natwe abashumba turi ba Mose. Mose n'umuntu wari watumwe ku bwoko bw'Imana. Abakozi b'Imana bose muri ba Mose kuko Mose yari yarahawe misiyo yo gukura abayisiraheli mu buretwa bwo kwa Farawo. Agenda abafasha kugira ngo bazaje bava mu bibazo runaka. Ariko umuntu ashobora kunanirwa mu buryo bwo nguko umuntu yananirwa no mu buryo bw'umubiri umuntu yananirwa. Ba Mose tujya tunanirwa. Rero muri urugendo ntago twashobora gukomeza kumanika amaboko ngo tubasengere tubaha inama tubasure tugire dute tunaniwe. Ni ngombwa ko muri ubuzima rero ba Mose na Baroni na Bahuri bagomba kubonekamo kugira bafate abakozi b'Imana amaboko tubashe kujya gukomeza gukora umurimo tubasengera, tubagira inama, tubabohora tugira gute. Ni byiza rero ko ba Mose Baroni na Bahuri muri hafi kugira ngo mugire gute mudufata amaboko. Niyo mpamvu rero iyi sura ni akagasura ni Yesu niho narimbikuye ariko acishije he muri Mose na muri Baroni na Bahuri. Baroni na Bahuri ni abantu bafata apostolo zine amaboko mu nama mu isengesho mu gutuma nishima mu gutuma asa neza. Ayose ni amaboko ya Baroni na Bahuri Imana iba yakoresheje. Yego bakanatumutura mu kirere kigendamo indege. Mo ndabona Rwandair ariko ibasa neza rwose. Apotre reka nkugirireho umugisha ubundi mvuge ngo Mana mu izina ryawe rikomeye twarakwiringiye uduha umwana wawe Yesu Kristo ukunda aradupfira kubw'ibyaha byacu. None ubu turi bazima kubwa Kristo Yesu umwana wawe watanze. Gwino ubane natwe mu kiganiro abakunzi ba Apostle Zino Official ndetse n'indi cano yose izatambuka iki kiganiro kugira ngo imbaraga zawe zamamare. Turagusabye izo mbaraga kugira ngo zibane natwe n'abadukurikiye bose. Amen. Komeje kuri Mose wafashwa amaboko na Aroni na Huri niho tugiye kuganira. Kuri TikTok hari umuvuga butumwa. TikTok isigaye ifite abavuga butumwa benshi ahubwo wowe kutarafungura TikTok. Impamvu rero abantu bakunda ko bimbaza impamvu nafungura TikTok buriya biterwa n'umuntu umwanya bafite ikintu cyose n'umwanya. Nabonye guhuza TikTok ngahuza Zoom ngahuza YouTube ngahuza kuvura. Nabonye n'izindi nshingano z'umushumba afite mu gikari n'izindi nshingano z'umubyeyi. Nabonye naba ndi kwiyongerera ibintu ntashoboye kumanaginga. Naravuze nti Uwimana izashaka kumva kuri YouTube channel zamboreraho kuri Zoom mbone mu rugo mbone TikTok ho nabonye ntabasha kubihuza ntago nabona umwanya. Hanyuma hari umubyeyi n'umuhimbara umubyeyi nimbara umukobwa ariko nta mugabo afite ariko arasenga yitwa Dorcas. Mu minsi yashize aherutse kuvuga ikintu gikomeye mu buryo bwo kwakabana amaturo ariko avuga ati nge nubwo nyaka nta muntu nyakura mu mufuka haboneka umusore umwe bita Simbakunda. Bakunda ibintu biba kuri TikTok. Noneho abaramwatatsa bati ni igisambo kuko arya abana amaturo. Nawe urabati
kandi Dorukasi nawe akasa nk'akomoza ko ari we abantu bagomba gufata umuntu amaboko, kubera ko iyo bagiye mu kazi kabo waba ari kubasengera bakamusaba umwanya ngo abasengere, kandi nta kindi aba yagiye gukora, kubera ko ibyo yagakoze afata umwanya ari gusengera ba bantu. Ati nimbaka amaturo mutake ngo nayabatse. Yewe hari n'uwamubwira ati 500 yanjye natuye abakristo bari kwishyuza Yesu Kristo amaturo batuye. Abakristo bari kwishyuza amaturo batuye mu rusengero. Ikintu ko ari ikibazo iyo kahise n'ubwa mbere nyumvishe, ariko nigeze mbona hari undi muntu ubikoraho akantu kameze nko gukina, ariko ubwo arimo atambutsa message. Icyo kintu n'icyo nakivugaho mushumba, twese turabashumba hano. Yego. Hari igitekerezo natanga. Uyu munsi wa none dufite abakristo ariko bataraba mu mutima. Yego. Ikintu mukiyumve neza. Ariko muri mbwizana n'umunani avuga. Umukristo mu mutima. Ntabwo dukeneye umukristo gutya tubona mu rusengero, ahubwo dukeneye wa mukristo mu mutima. Umukristo mu mutima ni wa wundi waje mu nzu y'Imana azi icyaje gukora. Ntabwo umukristo nyamukristo umuntu ukijijwe bitewe n'itorero usengeramo, kuko buri wese mu itorero aba wejejwe muri ryo. Ntabwo tureba amadini twebwe hano. Uyu uri umukristo uzi neza icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ntabwo agakwiriye kuvuga ngo mu rusengero ndi kuhatura ku ngufu, ndi kuhatura ku ngufu, ndi kuhatura ku ngufu. Na ya maturo utura ku ngufu atakuvuye ku mutima, burya nta nicyo yakumarira. Ubuzima busanzwe mushumba nkunda kubwira abantu, habwa ariko Bibiliya itwereka ni igitabo cyiza twizereramo. Bibiliya mfite niyo ndafite niyo ndafite. Bibiliya itwereka ko kuza mu nzu y'Imana imbokoboko mu by'ukuri ni ikintu kibi cyane. Yego. Reka tuve no mu buzima busanzwe, tuve no mu by'amaturo yateye. Ese uyu munsi mushumba nafata inzira nje kugusura, uri inshuti yanjye, kuko sinze ntwaye n'akajerekani k'amata. Byaterwa n'ubushobozi bwawe. Nyine n'ubushobozi. Umvuza amata, ushaka kuza utwaye biswi y'umwana, ushaka kuza utwaye isabune yo kumeshesha. Niyo mpamvu imbokoboko ntabwo ari amafaranga. Ubwo uri kujya inama ati si byiza no kujya gusura umuntu ubizi neza. Abantu ntabwo bakigira ubumuntu muri bo. Ndi gushaka kumvisha ko mu nzu y'Imana naho utagomba kugenda imbokoboko. Ariko mushumbwiriza ukuri, kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu, Imana ni kwitubwira ngo mukore iminsi 6 wa kabiri buruhuke, bwa 20 umurongo wa 8. Imana yarakurinze icyumweru kizima, iguha umwuka uhumeka, ugenda usoza amahoro, ujya gushaka imigisha mu maboko, urawubona. Uje imbere y'Imana imbokoboko. Imana yakuremye yaremye ijuru n'isi. Uje mu nzu yayo imbokoboko. Uje imbere y'umutambyi wayo imbokoboko. Mu by'ukuri nkunda kubwira abakristo nkababwira nti umugisha ntabwo ari abashumba abantu umwe. Ni kubabwira iki ijambo ry'Imana twabakwiye kugenderaho ritubwira. Umuntu w'Imana, umukozi w'Imana, Mose Imana yaguteretse imbere, ntabwo uzigera ubona Imana imbokoboko. Babambe imbona nkubone. Imana iri muri wa muntu Imana yaguteretse imbere. Kandi igihe cyose utumviye Mose Imana yaguteretse imbere, ntabwo ushobora kugeraho Imana yagambiriye kugera. Niyo mpamvu Abanyarwanda bakunda kuvuga ngo zitukwamo nkuru. Hari impamvu no mu buzima busanzwe bashyiraho umukuru uhagarariye itsinda, uhagarariye umudugudu, chef de classe, directeur w'ikigo. Burya muri buri equipe y'abantu benshi hagomba kuba hari umuntu bahagarariye kugira ngo message izatambuka izabashe kugera ku bandi. Muri urugendo rw'abantu b'Imana turimo, n'urw'Abayisiraheli bari barimo, Imana yatoranyijemo Mose. Mose akajya abwira ubwoko bw'Imana icyo bagomba gukora, bakamwumvira. Igihe cyose utumviye Mose uguhagaze imbere, abashumba ni ba Mose, umukuru w'umuryango ni Mose, padiri ni Mose, shehe ni Mose. Uwo ni umuntu uhagarariye Imana mu maso ya mu gihe ukiri hano ku isi. Igihe cyose utamwumviye ngo umwumvire biciye mu ijambo ry'Imana, igihe nta mugisha uzabona. Yego. Nkunda kubwira abantu ko imigisha y'abakirisitu iri mu biganza bya ba Mose. Iyo umusuzuguye rero kandi ari Imana yaguteretse imbere, icyo gihe akenshi abakirisitu benshi bagiye babura umugisha kubera iki kintu. Kutumvira ni ikintu kibi cyane. Kumvira biruta ibitambo. Nabwira abantu rero ko tugiye no mu buryo bwa kimuntu, utanakwiye kugira mu rugo rw'umuntu w'inshuti yawe. Twavuze ku bushuti, nubwo ataba ari inshuti, rwose ufite icyo wakinjiranye muri urwo rugo, ugifite ukagisiga. Rero sinumva ukuntu umuntu muzima warezwe, yego n'uburere, avuga ngo ngiye mu rusengero ndatuye muzansubiza amaturo yanjye. Kibazo cyo ni ikintu abantu muri hano mutange comment. Mu by'ukuri birakwiye ko umukristo nyamukristo aza mu rusengero agahazana ituro byo gushima Imana, yarangiza nyuma akataka pastor ngo namusubiza amaturo. Ikindi cya kabiri nitesha agaciro pe, kuva nukuri mureke mbabwire tujye tuvugisha ukuri. Niyo mpamvu tuba twaje gukora ibiganiro. Uyu munsi wa none buri munsi wawe urahaha,
ukagura amavuta, ukagura ibiryo, ukagura amazi, ukagura isabune, uri iwawe uri ikintu cyose gikenerwa mu rugo urakigura. Murabizi neza ko mu nzu y'Imana mu rusengero abashumba abenshi nta kazi baba bakora, Imana barahamagariye uriya murimo bakabisigirwa amavuta bagatoranywa kwezerezwa ziriya nshingano. Akenshi usanga pasiteri kuva ku wa mbere Abakristo baramushaka, wa kabiri baramushaka, kuwa gatatu ku rusengero. Akenshi usanga ubuzima bw'umushumba bw'abakozi b'Imana bw'abapadiri baki akenshi baba bari iruhande rwa za ntama. Ese uyu munsi wa none ko muhora mushaka abakozi b'Imana, uyu mukozi w'Imana akabura umwanya wo kujya gukora, ukifuza ko agusengera, ukifuza ko aza mu kibazo cyawe, ukifuza ko agera mu rugo, mubona ko abakozi b'Imana bo batungwa n'iki? Icyo ni ikibazo cya mbere. Bibiliya ikatubwira ngo muzane ibyo kurya n'ibyo kunywa mu nzu yanjye hatagira gute, muzana amaturo n'ibyacu mu nzu yanjye hatabura iki ibyo kurya. Umumaro w'amaturo n'ibyacu mutanga nibyo kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza. Mu rusengero hakenerwa kugura umuriro, hakenerwa gukorerwa amasuku, hakenerwa omo, hakenerwa kwakira abashyitsi babasuye, hakenerwa. Mu by'ukuri ntabwo muzanye amaturo mu rusengero kugira ngo muvuge ngo abapasiteri bayariye. Wowe kiranuka nk'umukirisitu, utanga ituro nk'uko Bibiliya ibisaba ibivuga, ukiranuke mu maso y'Imana. Icyo abo bashumba bazakoresha ya mafaranga bayakoresha mu bibi, bayakoresha mu bidafite umumaro, Imana izabibaza. Ijambo ry'Imana rivuga. Wowe ujye uzana ituro mu rusengero wibwira ko wowe uje gushimira ya Mana yawe mwabanye muri cya cyumweru cyose, mwabanye muri bya bihe, utitaye ngo abashumba bayariye bayapfushije ubusa bayakoresheje. Urwo ni urubanza rubategereje. Icyo kintu nabwira abakirisitu, ariko umukirisitu yibwira kuvuga ngo pasiteri natuye ngo yasubize. Ntabwo uri umukirisitu wo mu mutima, ntabwo uri umukirisitu wa nyawe, ntabwo uzi icyo ijambo ry'Imana rivuga. Hari n'abatanga amaturo abamaze no kuyavuma no kuyatongera. Iryo jambo nararimenye. Icyo kintu nagihishuriye ko hari umuntu uguhereza ituro yamaze kurivugiraho amagambo ateye ubwoba. N'ubundi ukakira mu biganza ituro rimeze nk'irivumye kandi rivuye mu biganza by'umukirisitu. Yaritongera rivugiyeho amagambo mabi. Rero ikintu nabwira abantu badukurikiye, mu buhe buryo akajya avuga gutya? Mu buhe buryo akajya avuga ati aya maturo nguhaye ntazagira icyo akumarira, ibi n'ibi bagatongeraho ibintu bibi. Naragisobanukiye ko hari umuntu uguhereza ituro gikoreweho n'ibindi bibazo, yaritongere. Reka mbabwire, ejo turi gusenga ahantu tuvuga ukuntu tugomba gukiranuka aho abantu batureba n'aho batatureba, ko Imana ireba mu mutima. Ikintu cyo mu mutima mushumba abantu ntabwo bajya bagiha agaciro, kandi na niho Imana ireba. Bizamera nka wa mukecuru wagiye gutura duke yari afite, wari ufite menshi atura adashimishijwe n'Imana. Nta wundi muntu ushobora gupima ingano y'itura utanze uretse Imana yonyine. Hari n'abatura bakayagaya kandi wenda niyo yaranafite. Ako kantu nako ndibuze kukavugaho. Ituro ni ngombwa ku murimo w'Imana, nk'uko nawe ujya gushyigikira urugo rwawe ukamenya ngo hakenewe iki ukagishyiramo. No mu murimo w'Imana hahandi usengera kugira umurimo w'Imana utere imbere, uba ugomba kugira gute kugaragaza iki amaboko yawe. Ni Baroni na Bahuri twavugaga nyine. Mu by'ukuri ndeka mbabwire, nta gihombo kirimo habe na kimwe uramutse ufashe amaboko yo kuyashyira mu bintu by'Imana. Iyo uri mu bintu by'Imana nawe irahindukira ikajya mu byawe, kaba mu byawe. Ntabwo uyu munsi wa none urusengero ruzazamo intebe pasiteri naziguze, kuko kuva kuwa mbere kugera kundi wa mbere mba ndi imbere yanyu. None se nakora amafaranga ryari yo kuza kugura za ntebe mu rusengero mwicaraho? Iriya ntebe mu rusengero niwo wiyicaraho, kandi yaragusengeye ubona umugisha. Kandi Imana umugisha w'abakirisitu turi mu biganza by'abakozi bayo. Nimwe muhererwa umugisha, turabahesha b'umugisha. Rero umuntu utura yarangiza akavuga ngo pasiteri subiza amafaranga yanjye 500 noneho ya ntebe mu rusengero baguze, ya sabune baguze bagakoropesha. Umushumba bakeneye, hari abashyitsi baza ku rusengero, twabakiriza iki ko amatorero menshi atabahinga? Banaranagukoreye kansaringi ku buntu. Mu by'ukuri mureke mbabwire, mureke tuganire hano. Aba bantu mu comment ndazishaka ku iki kintu, kuko birakwiye ko umukirisitu atura agashyira amafaranga mu nzu y'Imana gushyigikira umurimo w'Imana, koko yarangiza agahindukira avuga ngo aje kuyaka pasiteri. Ariko nanone abakristo nabo bagashinja abapasiteri ngo kubaka amafaranga ku gahato. Aho ngaho niho hari ikibazo. Ku gahato turavugaho n'uwo mukobwa wamurega kugira ngo abasengere ko bagomba kubukinga. Buku ni 5 umunsi wo gusengera. Kubukinga umunsi wo gusengerwa ari 5? Oya, ako kantu ko turakavugaho. Ako kantu turakavugaho. Nagiye mbona hari abantu benshi ushaka kujya gusenga ugasaba randevu. Kenshi cyane abakozi Imana benshi barabikora. Gusaba randevu sibi. Ega nta mwanya baba bafite. Ese nimba Imana iguhaye abantu benshi, ntibakabacira urubanza. Ni benshi mwese bamuziye rimwe yaruha n'umuntu. Nta rugo yabasha kubamarajenga no kubakira ntabwo byashoboka. No kwa muganga se nibatanga amarandevu ibyo nta nibisanzwe. Ahubwo ako kantu ko gusaba randevu ngo kugira ngo booking umwanya bakaguca amafaranga, ako kantu niko kabi. Nanjye ndi hano kuri kamera ndi imbere yanyu ko nanjye ntago nagashyigikira.
kuko bwa turi kuri kiriya kintu cyo gufata amaturo mu rusengero ntabwo ugahindukira ukayaka kandi rero kugira ngo umurimo w'Imana ugende neza rwose imirimo dukora tuzayihemberwa. Bibiliya itubwira ko hari umudamu bitaga Doruka Tabita yakoraga ngo imirimo myiza agafasha abantu b'Imana. Rero ntabwo waza mu murimo w'Imana mu nzu y'Imana gushyigikira umurimo w'Imana. Erega umutima wo gushima ni mwiza. Habaho amaturo yo gushima Imana, habaho umutima ukunze, icyacumi, ibiki, ayo maturo uba uri gushyira mu murimo w'Imana. Wowe ntukajye wita ngo yakoreshejwe gute nyuma y'uko yatanze. Aba yakoresha nabi Imana izabibabaza. Ariko we ku mutima wakiranutse mu nzu y'Imana wafasha amaboko umurimo w'Imana ku rusengero rwawe ntibagakorwe n'isoni uhari. Kuko Imana igenda itanga umugisha. Mushora karunya nkunda kuvuga nkavugana ariko bantu niba uyu munsi hano hari abantu bankurikiye bakunda kujya kuraguza no kwivuza mu bapfumu na hehe. Uyu mupfumu kutari wamuhinguka imbere imbokoboko kakantu kajya kanababaza n'Imana kubona umuntu atinyuka akajya imbere y'umupfumu akabwira turazana amafaranga ya naya ukayatanga. Nta mupfumu n'umwe ushobora kukwakira ku gicaniro cye utari wabanza kumuhereza amafaranga runaka ntibishoboka. Noneho ujyayo na rimwe ariko ukaza imbere y'Imana ishobora byose ari mu ijuru n'isi imbokoboko cyumweru cyose. Ntabwo umuntu akubureminga ngo watuye make cyangwa watuye menshi, ariko mujye mumenya ko kuza imbere y'Imana kuyishimira ko yakurinze mu cyumweru gushyigikira umurimo w'Imana ni ibintu byiza. Ni disipurine y'umukirisitu. Batire banakubwiriza ngo tura, batire bakubwira ngo dufite abashyitsi ku itorero, batire bakubwira ibyo bintu uko uzabihemberwa nyuma y'uko uvuye muri ubu buzima. Ntukite ngo byagenze gute. Uyu munsi wa none rero abantu benshi bagenda mu ibyo ngibyo bitwaje amafaranga, bitwaje iki ibyo babatumye, ariko mu nzu y'Imana ndakaza imbokoboko. Icyo ntabwo Imana igishima, nta nubwo Imana igikunda, kuko ibiri gukura mu mutima wawe. Twebwe ntabwo tuba tuhareba, umutima wawe n'Imana niwo muziranye. Rero uyu muntu waka amafaranga ngo nukufata randevu rwose mushaka akantu nanjye ndi kuri kamera ntabwo nagashima. Yego. Hanyuma rero abakristo benshi nibazi ibanga ryo gutura. Nigeze kujya gusengera muri ADPR ahantu kera ndi umunyeshuri, masanga umupasiteri arabwiriza ngo agaciro k'umuntu w'Imana. Tubwira ku nkuru za Elisa uburyo umudamu yamufasha akamuha agaciro. Atubwira arangiza avuga ati uyu mudamu ngo nawe igihe cyaje kugeranya gwibye ngo Elisa wabitekerereza umwami aturiya mudamu agomba guhabwa ibye yatse kubera ko ni umuntu w'Imana yaduhaye agaciro. Yamuhesheje umwana kuba yaramuhaye agaciro k'umuntu w'Imana. Tugana ku musozo, ni ibihe byiza wabwira umukristo wa undi uri mu nzira zo kumva nyine yatura rimwe na rimwe hakagira abamucarenjinga batubundi uramuha rimwe na rimwe batubundi wamuganinirirwa muha nta kintu we afite yakora kandi akirengagiza yuko wamusengeye akabona umugisha. Nkunda Paul Gitwazi yagiye kwaka amaturo arababwira ngo narabasengeye mubona umugisha. Nimuzane dore dukeneye kubaka Zion Temple dufite ideni. Yego rwose. Mbona abantu bahagaruka ati miliyoni 10 undi 500 utanze ibihumbi 500 wajya kureba ngo umushahara ugasanga ahembwa ibihumbi 200 akigomwa saving ye kandi umuntu uhembwa 200 Kigali n'ahandi kugira ngo agera saving ibihumbi 500 abayizirika. Ariko agahagarara bati kubera ko waransengeye karande zimvaho imivumo imvaho ngira akazi ngira umugore ngira abana nanjye ndatanga 500. Cyiza cyo gutanga ituro wabwira umuntu kandi no kubwira wa muntu wari ugiye gucika intege. Imigani iravanga ituro ngo riguhuza n'abakomeye ikanakuvuganira ibwami cyane. Yego. Aha mushumba ikintu navuga uriya ibintu byo mu mwuka mushumba bifite ukuntu biteye. Nkunda kubwira abantu ngo hari abantu bajya bafata ibintu by'Imana bagashyiramo bwa bwenge bwabo bakanariza ibintu by'Imana. Ntabwo wakoranarize ku mwuka w'Imana niko murambabwira. Ntabwo wakanariza umwuka w'Imana ngo ubushobore ubwenge bwose waba ufite ntabwo byakunda. Ibi bintu rero aya mahame nkunda kubigisha kingdom principles. Nkabwira ngo ubwami bw'Imana twakurikiye ubwami bw'Imana turi kubarizwa mu bugira amahame. Mushu hari amahame agenga kugira ngo umuntu abone umugisha uturuka ku Mana cyane. Nabibabwiye ibintu 5 baza tuzabisubiramo mu kindi kiganiro cy'ibintu 5 ushobora gukora wa mugisha w'Imana ukawubona. Harimo rero muri ibyo bintu 5 nabigishije harimo n'imirimo. Imirimo buri iri mu kintu gishobora kugufungurira umuryango wo kwinjira ahantu runaka. Imirimo ni yayindi ukora mu rusengero kandi ku bantu b'Imana. Fasha abakene, shyigikira umurimo w'Imana, tanga amaturo n'ibyacumi. Mu murimo w'Imana umuntu akuramo n'ibintu byinshi. Rero agaciro k'umuntu w'Imana reka mbereke. Bibiliya itwereka ahantu henshi ko nta muntu wegereye Imana ujya ukorwa n'isoni. Uwo mushuna mu kazi uvuze yari umuntu w'Imana. Gafasha abantu b'Imana, kakira abantu b'Imana biza kurangira kuko
yakiraga abantu b'Imana akabafata amaboko akabafata neza, byarangiye abonye igisubizo atari yarigeze abona, ntabwo ari yarigeze abyara umwana w'umuhungu, byatumye amubona. Bibiliya itwereka undi mudamu wari ufite agafu gake, ntumwibuka agafu ka nyuma, mugaragu w'Imana ni Eliya wari wagiye ku kagezi k'Ikereti aza gukomeza Serafati. Arangije wa mubyeyi, erega aba bantu tugomba kubigiraho kuko nicyo Bibiliya bayandikiye. Ntiyareba ngo afite utuntu duke ngo avuge ngo umuntu w'Imana uje ari kungana ndi bumwime. Hari igihe musha abantu babiri bahura ari abanyabibazo ariko umwe arozabera igisubizo uwundi. Aka kandi iyo tukarebye muri Bibiliya, uriya mudamu yakiriye Eliya azi ngo ni umuntu kugendera kumba arashonje, wa mugore nawe yarashonje afiga gafu kanyuma kinyuma na nyuma, ariko kuko bagasangiye bakeshanje utwo bari bafite. Eliya kubera ubutware yari yahawe n'Imana, ariko ubutware abakozi b'Imana dufite ntabwo bugaragara n'amaso, dufite ubutware buri spiritual. Imana yaduhaye ijya kuduhamagara. Ijambo ryose ritutse mu kanwa k'umuntu w'Imana umva nkubwira ahuri ujye uryubaha kuko aba yarabisigiwe, aba yarabitoranyirijwe. Elisa aratura amaze kujya kuri ka kantu wa mupfakazi yaramuhaye, aravuga ngo guhera uyu munsi wa none, haleluya, ntabwo amavuta ntabwo ifu bizongera kubura mu kibo cye kugeza igihe imvura izagwira. Cyari muri cya gihe cy'amapfa imvura itari kugwa igihe Eliya yamaraga kwihagarika imyaka 3 n'igice. Rero iyo uri umuntu w'Imana, ngira abantu agaciro k'abantu b'Imana bahagaze imbere. Gusa mushumba dukoma urusyo n'ingasire, hari abantu b'Imana bagiye banduza isura y'abantu b'Imana, ariko haracyari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Imana bahuze n'abantu b'Imana banyabo, banyabo, kuko burya buri kintu cyose kigira pirate na original no mu buzima busanzwe. Rero hari abitirira izina ry'Imana atari abakozi b'Imana koko bakitirira iki izina ryayo. Icyo gihe rero hari igihe waba warahuye n'abo ngabo ku buryo iki kiganiro ndi kuvuga muri comment ushobora kunsubiza nabi kubera ko hari abo wahuye nabo, ariko ntabwo abantu bose bapfira gushira. Mushumba rero ikintu cyo navuga kuri iki kintu, iyo uri umuntu w'Imana ntabwo ukorwa n'isoni, kuko Imana yacu irumva, Imana yacu ntijya yibagirwa, Imana yacu igira ahantu ibika mu gitabo cy'imirimo, kandi ntabwo waba uri umuntu w'Imana wabaye imbere y'Imana ngo Imana ibura ukuntu ikugenza. Umwana w'umuntu yabura uko akugenza ariko Imana ntabwo ibura ukuntu igenza abantu. Rero turi kugana ku musozo ko abantu baca abandi intege. Ubundi mushurika ko muri Bibiliya batubwira ko Nehemiya agiye kubaka ziriya nkike z'i Yerusalemu, hakaza aho bita Tobiya na Geshemu, kandi nabo barabo mu nzu y'Imana, nabo barabo mu nzu y'Imana. Niyo mpamvu ushaka kuhagisha hari n'abapasteri barwanyana, akaba byaye bijya binsetsa ugasanga umupasteri nawe kandi arabikeneye ngo reka titurohoya umutima wawe nugukundira kumva ko wahesha umuntu umugisha waturuza umuntu naguhata ngo Tobiya na Geshemu no bari abantu b'Imana. Nehemiya amenya ko amarembo ya Yerusalemu yasenyutse, nakuno mu murimo w'Imana nyine ubona harimo ibibazo, mu rusengero wanjye ukabona harimo ibibazo, mu Kristo musengana mukabona afite ikibazo. Noneho Nehemiya hari abantu yabibwiye barabyumva, ariko abandi ntibabyumva ahubwo baza kumusenya. Abo rero ba Geshemu na Tobiya, abantu mujye mubirinda, kubera ko reka uyu munsi wa none musho buri muntu wese umunsi yapfuye azabazwa ibye. Ntabwo niba umutima nama ukwemerera gufata amaboko umurimo w'Imana, nta umuntu ntakaguca intege, kubera ko niwe wuzi icyo gukora umurimo w'Imana bivuze. Ikintu kibyica muri uru rugendo, hari abantu bishinga abandi. Kwishinga umuntu kandi umunsi wapfuye ntabwo muzajyana. Ukishinga umuntu wowe ufite ibibazo byawe ku ruhande, ufite ukuntu usenga, ufite ibyagutera ukibutsa Imana ku ruhande rwawe. Ntabwo rero ba Tobiya na Geshemu baciye intege ba Nehemiya mutagira ngo uyu munsi wa none bavuyeho, kandi nabo barabo mu nzu y'Imana. Umunsi wa none ushobora kuba ufite inshuti ku ruhande rwawe ari Tobiya, wajya gukora umurimo w'Imana ati bipasiteri n'ibisambo, wajya gukora umurimo w'Imana ati wapi akaguca intege. Wowe menya icyo umutima wawe ushaka, wowe menya Imana. Impamvu abantu rero basa n'abavangavanga ibintu, umuntu ntabwo aramenya Imana ku giti cye. Mushuramutse umenya Imana mu buzima bwawe, ukayimenya ku cyawe giti, ukamenya agaciro ifite mu buzima bwawe, ukamenya ahantu yagukuye, ukamenya ibintu Imana yakoze ku buzima bwawe. Ntabwo wajya ujya gufata amaboko umurimo wayo cyangwa ugirire neza abantu b'Imana babakene baki ngo umuntu naza guca intege wemere, kubera ko uyu muntu utari umuntu utapfa gukura ku Mana ngo yemere. Nubwo insengero zose ku isi zafunga, umuntu ntashobora guhagarika umurimo w'Imana. Ubu muri iyi minsi insengero zifunze, hari abantu bavuze bati ngewe rwose nkurikije umugisha mbarira mu nzu y'Imana, mushumba wanjye nubwo yaba atari gukora urusengero rwacu nubwo rwarufunze, nzajya mushyira itura mpesha umugisha, nzajya mushyira icyacumi nk'uko nabikoraga mpesha umugisha. Urumva uwo nguwo we mu mwuka azi icyo ashaka, azi akamaro ko kujya imbere y'Imana, azi akamaro ko gushima Imana, azi akamaro ko gutanga icyacumi, azi aho umugisha we uturuka. Uyu munsi none hari abakristo dufite mu rusengero bameze nk'ababa mu bigare, kwa kundi nakubwiye ko abakristo bari mwamokane. Harimo chrétien romoruke, za chrétien tuzivuge, quatre types de chrétiens dans l'église. Yamokane y'abakristo mu rusengero nibo banaduca intege.
Chrétien Kamerewo ni wa mukristo wiyoberanya kandi mu matorero yose bari mu bashumba mu nguri quartier de dimanche urabyibuka Chrétien Kamerewo ni baba kristo bagera hano mushumba turagukunda rwose yagera hirya ati kira gishumba kiragapfa taposoro zina rakagira gute yagera hari ni wa mukristo wiyoberanya udashobora kumenya ishusho ya nyayo kuko Kamerewo ni uruvu rusa naho rugeze niba rugeze hano rurasana niba rugeze hano rurasana niba rugeze ku cyatsi rurasa n'icyatsi Chrétien Kamerewo mu nsengero zirimo ni nabo rero badutesha nibazo kuko ntabwo ushaka kumenya ishusho y'uwo muntu wa nyawe Chrétien de dimanche ni wa mukristo wo ku cyumweru abarano n'abakeshi bagaruza n'amaturo kuko ntabwo babazi yo biva niyo bijya ni wa mukristo uza mu rusengero ku cyumweru ibikorwa by'itoro ntabibonekamo umva icyo nukuza kwicara ku cyumweru agakurikira amateraniro akanasohoka bataravuga n'amatangazo ni wa mukristo utabaza ibikorwa bibera ku itoro ngo azabimenye utabaza ngo se hari amasengesho muri ekada nuwo ku cyumweru ibindi ntabwo bimureba abesha abo ngabo bameze nyine nk'ingurutsi abo bakristo hari abandi bakristo bita Chrétien parasite parasite ubundi ni ikintu kibaho ariko kibeshejweho n'ikindi kunyunyuza kibeshejweho no kunyunyuza murabona hari igihe haba nk'ibiti binini ku muhanda barabibonye none ukabona mu giti hamezemo nk'akandi kantu kakatsi nako kamereyemo kakatsi kagati gato kameze muri cya giti kinini mu itabi ko ntabwo kaba gafite imizi ishobora kugera hasi ngo ujye gukurayo ibigitunga imyunyungugu amazi iki noneho cyo ako katsi kameze mu giti hejuru hano nko mu ishami gatungwa n'ibyo cya giti cyanyunyuje he mu butaka kimwe kinini dufite abakristo rero bameze gutyo Chrétien parasite udashobora gukora igikorwa na kimwe mu nzu y'Imana ahubwo unyunyuza imitsi y'abandi bakristo bakagura intebe ukaza ukicara utazi iyo zavuye bakagura micro sonorisation ukajya ugasirimba utazi iyo byavuye uwo ni umukristo Chrétien parasite ni unyunyuza imitsi y'abandi bakirisitu ariko we nta kintu yakoze niba urimo hano rero umenye ko utari umukristo mwiza uza kunyunyuza iki iby'abandi bakristo bakoze ukabanyunyuza iki imitsi ubundi mukristo usigaye wa kane ni Chrétien Romoruke Romoruke ni yarukururana nuvuga ngo abakristo bameze nkuko mukristo gahora ukurura yewe hari amasengesho yewe ejo nisuku ku rusengero yewe ukuvuga ngo Chrétien Romoruke uhora umukurura buri kantu nka kurura ni kurura ikindi kinyuma mushumba umukuru wakorana gahora kurura yewe ejo dufite repetition yewe ejo dufite iki ugahora umukwega muri buri kintu cyose ariko uyu mukristo hari igihe rimwe na rimwe ari uko wenda batabasobanukiwe hano harimo abantu badatura atari uko batagafite umutima wo gutura mu rusengero ahubwo wenda batabisobanukiwe birashoboka kuko turi ku kintu cy'amaturo hari umukristo hari uwigeze umbaza ngo ese ngo amaturo ngo ni cya 10 bitandukaniye urumva nk'uwo nguwo ntabwo asobanukiwe ashaka kwanga gutanga icya 10 ari uko atabisobanukiwe ashaka kudatura ari uko atabisobanukiwe none kugira bikore ko ngombwa kumukwega yewe hari isuku ku rusengero yewe dufite abashyitsi buri kantu kose ukamukurura kenshi rero abana ba Chrétien Romoruke hari igihe bavamo n'abakristo beza iyo wabigishije bakumva akenshi hari igihe umukuru atari uko mu by'ukuri adashaka kuza ahubwo ari uko wenda afite ubumenyi buke kuri cya kintu atarabyumva neza kenshi aba Romoruke Chrétien Romoruke bavamo abakristo beza rero muri aya moko y'abakristo bashumba muri aha ngaha munkurikiye mujye menya ko buri torero abakristo barimo uramutse ushumbye intama utazi mu mutwe ko abakristo bane mu nsengero babamo itorero rirakugora kuri managinga kuko hari ubuzahura na Romoruke bigucanga kurera Chrétien Kamerewo ejo akora ikintu wumva yakuvuza uri umushumba umusange mu bindi uvuga ati ibi ni ibiki bibaho se Chrétien parasite zibaho hari abumva none ikindi mushumba kinababaje kuri Chrétien parasite hari igihe anyunyuza imitsi y'abandi kandi nawe afite imitsi kanyunyuza ibikorwa by'abandi bakirisitu kandi nawe utabuze ubushobozi ariko mushumba agiye kubeshya ubu hano kuri iyi si hari umuntu ushobora kubura ikintu yakira mu murimo w'Imana nawe nta numwe nta rwireguzo dufite imbere y'Imana kubera ko n'udafite amafaranga afite amaboko waza ugakoropa no ku rusengero waza ugahanagura n'intebe wajya unatera hareruya abantu wenda Imana yayikizamo abarwayi wanakinginga naho ni umurimo w'Imana ubaye uko gutera hareruya bidashoboka ufite izindi mpano wakoresha mu rusengero waba protocole waba diakoni waba iki nta rwitwazo dufite mu murimo w'Imana kuvuga ngo ntabwo washyiramo amaboko runaka rero abantu nimwongera mwisuzume kuri aka kantu kuko twese tubereho kugira ngo umurimo w'Imana tuwubake kandi ugende neza aho umwe adasobanukiwe ahagaririza undi ibyo udasobanukiwe ubaze turushaho kubaka umurimo w'Imana ndumva ari ako kantu nasozereza yego Apotre reka tugushimire kandi twibutsa abantu mu bijyanye na deliverance n'inyigisho zo kubohoka wagukenera ya nomero yawe ya telefone nimero ya telefone abantu bari hanze mubazaho ya code y'imbere nyine y'akamyo two guteranya
25, ugakomeza 0788 94 24 14. Imana ishimwe. Reka tugushimire kandi abantu bari badukurikiye bumve baguwe neza, batanga amaturo banezerewe, ariko kandi nanone byankunda ngo ni ituro ry'umutima ukunze umenya amahame y'icyacumi. Tuzagaruka muri izo nyigisho, amahame n'inyigisho zo gutanga icyacumi. Reka tubabwire ngo ciao ciao. Amafufu n'amafaranga bibafubika. Igihe nitwa City Hunter, nibereye aha ngaha nyine.